ashimwe cyane yabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Mwa kino gitondo tubyutse dushima Imana, duhereje Imana icyubahiro izinze ijoro rikazingura amanywa. Dushimiye Imana intwari ku rugamba, dushimiye Imana yatwimanye, dushimiye Imana ititiranya amazina, dushimiye Imana ikora imirimo n'ibitangaza, dushimiye Imana iteturura abayisunga n'abayizera. Imana ishimwe byuko ihereza Imana icyubahiro kuri uyu wa mbere. Ubwira Imana uti Imana warakoze. Zirikana urukundo rw'Imana ku buzima bwawe, zirikana urukundo rwa Yesu Kristo, wongere uzirikane ya mibabaro yanyuzemo kugira gucungure nanjye ncungure. Zirikana ko warengewe n'Imana, nta wundi muntu wo kugutabara. Zirikana ko Imana yakwimanye. Imana ishimwe. Iki gitondo tubyutse dushima Imana yacu, dushimiye Imana kandi nkomeje kubifuriza Pasika nziza. Wowe tubana mu mwanya wa niba turi buri gitondo, uri hano mu mujyi wa Kigali, abari mu ntara, abari hanze y'igihugu cyacu ku migabane itandukanye, Yesu ashimwe. Tunezerewe Imana kubw'urukundo rwa Yesu, tunezerewe Imana kubwo urukundo rwe rwatumye yisiga iheru akemera kukubambirwa uri umunyabyaha, wuzuye urwango, wuzuye ishyari, wuzuye ubusambanyi, wuzuye ubwomanzi butandukanye. Ariko aravuga ngo reka njye gushaka icyazimiye, aravuga ngo reka ngende mubambirwe. Anyura mu mibabaro ikomeye cyane kugira ngo njyewe nawe duhabwe agakiza. Rero ndifuza ko iki cyumweru twaganira kuri teme ivuga ngo hagaciro igihango cy'amaraso ya Yesu Kristo, igihango ufitanye n'Imana, igihango cy'amaraso yameneye igorogota, igihango cy'amaraso yakumeneye. Ugomba kugiha agaciro. Iyo uha agaciro rero igihango cy'amaraso ya Yesu Kristo, hari icyo ukora, wirinda muri byose, wumva utakongeza kubabaza umwami wawe. Yesu Kristo ashimwe cyane. Iki gitondo muri kumwe na Bishop Leonira, umushumba w'itorero Elayono Mountain Church mu Rwanda. Mu gitondo numva inyoni ziririmba zihimbaza izina ryawe mwami, nanjye ndaririmba kugira neza kwawe, ineza yawe nirondoreka. Munyemerere rero dusome ijambo ry'Imana. Ni ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo ibice 26. Turasoma umurongo wa 27 n'uwa 28. Titire y'ijambo handitse ngo Yesu atanga ifunguro ryera cyangwa igaburo. Yego. 27 handitse ngo yenda igikombe, aragishimira, arakibaha, arababwira ati munywere kuri iki mwese, kuko aya ari amaraso yanjye y'isezerano rishya, ava ku bwa benshi ngo mubabarirwe ibyaha. Imana ishimwe. Navugaga igihango dufitanye na Kristo, igihango Yesu Kristo yashyize hagati yawe nawe ni amaraso. Igihango cy'amaraso, igihango cy'umubiri we washenjaguwe, igihango cy'amaraso. Amaraso no mu muco wa Kinyarwanda iyo abantu bakundanaga cyane barageragaho, umwe akarasaga undi, yarangiza akanywa amaraso ye n'undi akanywa amaraso ye, uwo muryango ukaba ubaye umwe. Ntihabe hagira ikintu cyo guhemukirana kiba hagati yabo, bagahinduka abavandimwe, aho umwe ari n'undi akaba ari haba. Bivuga ngo igihango cy'amaraso rero n'Abanyarwanda bagihaga agaciro gakomeye. Igihango cy'amaraso twe turi kuvuga ni igihango cy'amaraso y'umwami wacu Yesu Kristo. Amaraso yatumeneye akaduhesha uburenganzira bwo kwitwa abana b'Imana. Ayo maraso niyo yonyine atuma tubabarirwa ibyaha, kuko ijambo riravuze ngo kuri 28 ngo kuko aya ari amaraso yanjye y'isezerano rishya, ava ku bwa benshi ngo bababarirwe ibyaha. Aya maraso tuyavuga wenda tworoheje,
ariko aya maraso ya Yesu Kristo, aya maraso nicyo gihango kizima, nicyo gitambo kizima. Aya maraso twinjiramo tukabwira Yesu, tukavuga ngo mwami Yesu unyegejeshe amaraso yawe. Kandi iyo wakiriye Yesu Kristo ukamwinginga ukamutakira uti ndi ruharwa nyeza, mbabarira ibyaha n'ibicumuro byanjye, amaraso yawe ankureho umwanda wose, amaraso yawe ankureho gucumura kose, amaraso yawe Yesu Kristo, amaraso yawe ankorere deliverance, deliverance ya mbere icagagura imigozi ya zakarande. Ni amaraso ya Yesu Kristo, kuwakiriye Yesu Kristo, kuwemeye kuba umukristo. Amaraso ya Yesu Kristo akora deliverance mu buryo bukomeye cyane. Amaraso ya Yesu Kristo ni ikimenyetso kigaragara mu ruhanga rw'uwakijijwe. Ni ukuri amaraso ya Yesu Kristo niyo atuma uhinduka umukristo. Ayo maraso ya Yesu Kristo uwa ariho Imana iramwishimira, iramumenya. Amaraso ya Yesu Kristo uwo ariho uwemeye kuba mu maraso ya Yesu Kristo, indwara zirakira, imibabaro igenda, iminyururu yayo ishiraho kubw'amaraso ya Yesu Kristo. Mu maraso ya Yesu Kristo tubohokeramo, mu maraso ya Yesu Kristo tubyibuhiramo, mu maraso ya Yesu Kristo turaseka, mu maraso ya Yesu Kristo turanezerwa, mu maraso ya Yesu Kristo dukira ibikomere, mu maraso ya Yesu Kristo tubabarirwa ibyaha n'ibicumuro. Imana ishimwe. Navugaga ngo igihango gikomeye dufitanye na Yesu Kristo ni amaraso ye. Ni amaraso ye, amaraso ye aduhindura abaragwa b'ijuru, amaraso ye atuma ijuru ritwishimira. Amaraso ya Yesu Kristo igihango gikomeye. Navugaga ngo ha agaciro amaraso ya Yesu Kristo. Muri iki gitondo uraha amaraso ya Yesu Kristo agaciro, wihana ibyaha usaba Yesu Kristo ngo akweze, wirinde kongera gusubiza Yesu Kristo ku musaraba, wirinde wongere wezwe n'amaraso ya Yesu Kristo. Birashoboka ko muri iyi minsi watannye, birashoboka ko muri iyi minsi warambitse agakiza, birashoboka ko muri iyi minsi rata uri mu bidandabiranya, ariko navugaga ngo amaraso ya Yesu Kristo yonyine akubera ubwihisho, amaraso ya Yesu Kristo akweze. Iki ni igitondo cyo kongera kuzirikana kuri Pasika, ni igitondo cyo kongera kwibuka aho Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Imana rero ibaha umugisha. Nakubwiraga ngo uzirikane muri iki gitondo amaraso ya Yesu Kristo nk'igihango gikomeye cyane kitugira abaragwa b'ijuru. Imana rero iguha umugisha. Uyu munsi ndakubwiye ngo hahironke ugendane n'Imana. Icyo gihango cy'amaraso ya Yesu Kristo kibe muri wowe, kandi kibe igitsikamira mutima, kibe ikirato cyawe. Imana ishimwe cyane. Imana ibaha umugisha. Shalom, shalom.